zirimo se kuzerera nizi cyane ku bana abana barazereraga hari igihe bazerera bagahura n'abashumba bakabakoresha ibibi urugero ibibi nk'ibiki ubwo bakabakoresha ibisizi by'isoni bakabasambanya bakanagenda bakanaja kuzerera bakaja mu muhanda imodoka zikabagonga shuka ukabangira wagera iwanyu ukabibyara ababyeyi bawe ko bari kugushuka ukanga ababyeyi bakumva bari kumumenya bakahita baja kumushaka bakaja kubibwira mu mudugudu. Amakuru yawe ni meza. Witwa nde? Ikimani Shatera TV. Amakuru yawe ni meza. Ufite imyaka ingahe? 11. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatatu. Imyaka 11. None turagira ngo rero ubanze dusuriza abana badukurikiye ku Mwana TV hari. Ndi gusuza. Abana batwigana ndabasuhuza. Yego. Ngasuza nabo dukinana. Ngasuza nabo duturanye. Yego. Wow, ese harimo nde nande kutabavuza amazina? Arimo witwa Baby. Yego. Nundi Delphina. Nundi Dusane, nundi Kiri. Izo ni inshuti z'inkora mutima ariko wigana na benshi. Hanyuma umwana uyu munsi nyine uba wishimye kandi wambaye neza. Ntekereza ko byose bikorwa n'ababyeyi. Nibo batuma usa gutya. Kandi bakakubwira ati ahantu hose ugiye ugomba kuba wambaye gutya witandiye neza. Wowe ubona ari byiza? Ubona ari byiza neza. Urumva ari byiza neza. Iyo muri bikubereye. Iyo uri kumwe n'abandi bana nyine mwese ubona mwitandiye mumeze neza wumva bimeze bite? Tubona bitubereye tunari kwishima neza kari byiza. Wow. Okay. Urumva ari byiza cyane rwose kandi uri umwana mwiza. Wabwiye ngo wiga mu kangahe? Mu wa gatatu. Mu wa gatatu. Hanyuma reka noneho nkubaze rero ikindi kintu nk'uko waje hano ukava hano ntuhite ujya mu rugo wenda ukajya kuzerera mu magambo make ntago bishoboka? Oya. Tunahita njya kuzerera naba mu rugo tukabanza twateka. Tugahisha tukajya ngajya kurana n'abandi bana bunatumiye bakaza tugasangira. Kuzerera ntabwo wabikora? Ingaruka zirimo se kuzerera nizi cyane ku bana? Abana barazereraga hari igihe bazerera bagahura n'abashumba bakabakoresha ibibi. Urugero ibibi nk'ibiki ubwo? Bakabakoresha ibisizi by'isoni bakabasambanya bakanagenda bakanaja kuzerera bakaja mu muhanda imodoka zikabagonga. Kuvuga ngo nimba byumva neza iyo umwana yazerereye akuramwo ibishuko byinshi umugirira nabi. None se nk'abana bazerera urababwira iki? Ndabagira inama yo kureka kuzerera. Bageraho bashaka kujya bakabibwira ababyeyi babo. Biba ari byiza. None rero ngiye kukubaza ku giti cyawe wowe ari ukuntu tujya tugira gutyo kumva ngo umwana w'umukobwa ngo yashutswe sibyo afatwa ku ngufu sibyo? Wowe ibyo bintu wakora iki ngo ubyirinde burundu? Ubyirinde uzarinde ukura ugende wibera umugore nka mama wawe cyangwa n'abandi bagushuka ukabangira wagera iwanyu ukabibyara ababyeyi bawe ko bari kugushuka ukanga. Ndagukunze ugahita ubibwira ababyeyi. Uri umuhanga ni ukuvuga ngo ariko ndumva iyi nama wanayigira abandi bana bose abana bashukwa bagahita babibwira ababyeyi. Iyi nama yigira abandi bana kuri televiziyo. Iyi nama nziza yo kuba washukwa ariko umuntu yagushuka ukagenda wagera mu rugo ugahita ubibwira umubyeyi. Ndashaka ko ugira abana inama bashukwa ibanga bazajya bakoresha kugira ngo ibyo bintu bicike burundu. Bagenda bakabashuka barangije bakaza bakabibwira ababyeyi babo bakavuga n'abari bo.
ese byafashe iki wumva byafashe iki umwana uramutse nk'umuntu agushukashutse akagushuka ariko wowe ukagenda ugahita ubibwira umubyeyi wawe wumva bimaze iki? ababyeyi bakumva bari kumumenya bagahita bajya kumushaka bakajya kubibwira mudugudu. umva ndagukunze, uri umwana mwiza, uri umwana mwiza, uri umwana mwiza. Noneho rero ibi bintu turi ku Mwana TV sibyo? uzabikomeze kandi ntihazagire umuntu n'umwe ugushuka. n'abandi bana mubana muri karitsiye ujye ubagira inama, ubagire inama kuri ubwo bwenge bwawe bavungurireho, umubwire utumva rero nimba wumva umuntu atangiye kugushuka ujye ugenda ubibwire mama wawe cyangwa ubibwire papa ajye kubibwira mu mudugudu, hanyuma reka